ariko tubabwire ngo Yongwe yaranyitumye yaranyibwira ati kuri social media genda ubwire isi yose ntabwo uriya yamanuriye ahubwo yumvise amarangamutima ye yavuze ibiturutse ku ntuzi ibyo namubwiye kuko yasabye amafaranga yo kwishyura inzu mubwira ko ntayo mfite ibibazo nanjye abakozi bamwe na bamwe bari mu barandega no gufungwa nafungwa irakwiriye ko umupfumu afasha umushumba umukozi w'Imana hari abandi bakozi b'Imana bagenzi be ntacyo barakora ibyo bintu tubyibaze byarambabaje byarandijije mpaka kugeza ubu. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere kandi kari amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe turakomeye turashima Nyagasani wowe utameze neza kubw'impamvu z'ubuzima ihangane kwisimira uno munsi abari neza ejo akaba ari nabi. Nuko isi twayisanze nako tuzayisiga yewe ikiba kishoboka no kwihangana kandi ugasenga Imana kugira ngo wakire ibihe urimo. Nta kindi twakora isi yo nuko nguko nuko twayisanze no kwizasigara umwuzukuruza babazaza ahangana n'ibibazo byo kwisi uko byagenda kose yego ahubwo tujye dusenga tubasheho kwakira ibi tuba turimo ku muntu udukurikiye uri mu bihe by'amage cyangwa se ugeramiwe n'ikigeragezo runaka asenge yambaza Nyagasani kugira ngo gahunda zigende neza. Pastor umeze neza? Umeze neza. Urashima Imana? Yego. Nta kibazo. Turamahoro muri ibyo yaravuze ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Umwami Yesu agukunda uramahoro. Yego. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndamahoro ndabona nta kibazo mfite. Ubuzima bwanjye ni buzima. Ubuzima bwanjye ni buzima nta kibazo. Yego. None nambaye isaha nziza naribi. Oya. Wambaye isaha nziza, wambaye ishati nziza, ubwanwa buraconze, umusatsi uraconze, ariko ejo kuwa gatandatu uzareba uburyo ujya kongera ubucongeshe. Ubwanwa? Oya, umusatsi. Ni umusatsi. Ariko bite kugira ngo ku cyumweru uzajye gusenga uri fresh. Nanjye nabitekereza. Wambaye ipantaro nziza, inkweto nziza, ufite ijwi ryiza, ufite inyinya, ibintu byose ni fresh. Se ko tondaguye ibintu bitari saba cyane bitari ngombwa. Ari muri yambye ati nkunda Baraka, nkunda Ruberi niyo saba mu buryo bwose. Nohe. No mu gihugu cya Australia. Zamubwiye ngo nawe Imana iramukunda. Hari undi wambajije wo muri Canada. Arabaza ngo ariko ngo Ruberi ngo Baraka ngo nyiri Baraka Ruberi ngo agira fiance. Ndamugira. Ubu igisubizo kirabonetse ntibazongere kurimbaza ahubwo bazambaze ngo ubukwe bwa Ruberi buzaba ryari. Urateganya ko bwaba ryari? Urateganya ko ubukwe buzaba ryari? Mbizi ngenda tereta umugambi ukabo w'Imana Imana izabishimira n'iki. Yego. Kuki se yakubajije ngo ngira fiance? Ubwo urumva birashoboka ko ashobora kuba yari afite yenda nk'umukobwa cyangwa afite murumuna we cyangwa afite umwana wo muri famiye bari kumwe iyo ngiyo kavuga ati Ruberi n'umwana mwiza mu buryo mwe cyangwa se ubundi mukwe nta kibazo. Yego. Ruberi bimeze bite? Ndashima Imana urebye nta kibazo ubuzima ni buzima abavandimwe nta gikuba cyacitse inshuti nabo nta gikuba cyacitse cyo gutakaza. Kirahari mu nshuti. Ntago ndatsoza. Inshuti nta gikuba cyacitse cyo gutakaza inshuti. Yego. Cyangwa kuba twagira ibyo dupfa cyangwa kumubura yavuye mu isi y'abazima. Gusa igihari ni kimwe nuko mushuti wanjye Apostle Yongwe arafunze. Yego ariko n'ubuzima nyine niko bwubatse. Ari mu maboko ataraye niko babivuga. Ba Paulo ba Petero barafunzwe. Aruherutse kumpamagara. Aruwamamagaye arambaza ati mwene wanyu Yongwe arafunzwe. Bati baravuga ngo ni wowe utahiwe. Ni Jean Paul Nkundineza wa 3D TV Plus. Ndavuga ni wowe se ko kasuka avuga ko Ingabire vyitwara umugore wawe. Niwe koko atoya. Nuko rero uvuze ngo ya nanjye ni woye. Ntago ari gukurikiyeho. Kare kabazimu bashye. Kandi gufungwa ni iby'umugabo wese n'umugore n'abagore barafungwa abakobwa bagafungwa. Nta udafungwa. Bibiliya batuzaniye dusoma uriya mugabo wafunzwe akaza ajya kungiriza umwami uriya usobanura inzozi. Daniel. Oya Yosefu yarafunzwe birangira asohotse ajya gusobanurira umwami Farawo iby'inzozi yarose gufungwa nta udafungwa. Daniel yafungiwe mu mwobo w'intare bamuhaye n'intare ngo zimurye ariko Imana imukurayo. Ubu rero reka tubwire abantu ngo birashoboka ko Yongwe
ashobora kuba ari muri kasho ya RIB na polisi ariko uyu munsi wa none bamwe bakavuga ngo arakagwayo kirakagwayo bazamukata imyaka niyi bizagende gutya mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko Imana ikabakoza isoni bagakorwa n'isoni bakabona kandi Daniel ari mu rwobo rw'intare intare zaramufataga zikamwihumuriza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rero reka babwire ngo ni bya bindi umunyarwanda yavuze ngo urucira mu kaso rugatwara nyoko. Pastor reka nihute ubwashize naravuze ngo mu murimo w'Imana dufitemo ingegera cyangwa se bita abakorera Imana dufitemo ingegera zaje zirishisha Bibiliya. Yego. Kuri RIB yabitangiye ubwashize ngira ngo twagiranye ikiganiro ndavuga ngo leta izagenzure barimo benshi ntago nziza umuntu imyumvire n'imitekerereze cyangwa imyizerere ye. Nabwiye abantu kuri njyewe icya 10 sinyemera amaturo sinyemera n'ubundi buryo bwari bwo bwose ntago nemera mu buryo natanga amafaranga kugira ngo Imana ime ayandi ariko hari ababyemeye bakanabyizera hanyuma abantu bagakoresha kubyemera no kwizera k'umuntu bakabibyaza umusaruro. Nibyo nshaka ko tuganiraho n'umunsi nibyo nshaka ko tuganiraho. Yego Pastor nta nyagero ziri mu bakozi b'Imana wowe ziyitanako kuko umuntu w'umukozi w'Imana ntago twamukira mu ngegera barahari ahubwo dufite abantu bitiye umurimo n'izina ry'Imana kugira ngo baribyaze umusaruro. Yego tujye kuri Yongwe wafashwe. Yongwe Harerimana Joseph yego bakunda kwita Yongwe yafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Yongwe yafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ndaguhamagara mu kanya nkubwire ubutumwa uko buhagaze navuganye na wa muntu n'umuntu wari n'umugabo umamagaye kuri telefone mwihangane hanyuma Yongwe yafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2023 ubwo ni ku cyumweru cyashize uyu munsi turi kuwa gatanu. Hanyuma Yongwe yaramaze iminsi ari mu masengesho kuri office ya Yongwe TV arimo arasengera umurimo w'Imana anasengera na business ziwe. Nyuma mu masaha ya nimugoroba nibwo yabonye imodoka ebyiri zije zimugwa igitumo hanyuma mu buryo bumwe cyangwa se ubundi afatwa gutyo ajya mu maboko ya RIB ariko mu buryo bugize yarambwiye ati ntabankojejeho urushyi ati bimwe abantu bajya bavuga ngo nakubiswe ngo natutswe ngo nagize gute ati ntawantutse ntawankubise ati rwose meze neza kuri yahise nabwira umugore ati mu minsi ngahe ntihongere kungemurira ndi mu masengesho wabyumvise ndi kubabwira umugore turi kuri RIB ati madame uyu munsi nejo ntuzagemure ndi mu masengesho yego so nuko bamuha uburenganzira hari igihe hari abashobora kuvuga ati no muntu ashobora kuba ashaka kwiyahurisha inzara bamuha uburenganzira arasenga nta kibazo. Oya nta kibazo bazi ko ari umukozi w'Imana bazi ko ari apotere bazi ko ari umuhanuzi kuva kera rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibwira yuko nta kibazo gihari RIB ni amategeko ariko imufashe neza yo yubahirije amategeko ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi imufashe neza nta kibazo. Yego base twari tubikomojeho kifatwa rye wenda twavuze tuti byabimburiye abazafatwa abandi reka tujye kuri Apostle Yongwe. Nabonye abantu benshi bamushinja byinshi ubutubuzi ubuhemu n'ubwambuzi wewe wabifashe ute Pastor gushinjwa ibyo ngibyo? Unyemerere mbanze some ibyanditswe nka bitatu. Yego hanyuma turasoma mu rwambere rwa Samuel ibice byaho 9 turahera ku murongo wa 6 tugere ku wa 10 haravuze ngo nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi n'umuntu wubahwa ibyo avuga byose bijya bisohora rwose none tujyeyo ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo. Sawuli abaza umugaragu we ati ariko se nitujyayo turamutura iki ko impamba ishize mu nkangara zacu kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana mbese dufite iki? Murongo wa 8 uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati ariko ihangane ngure migofero ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeri y'ifeza nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Kera kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga ati ngwino dusange bamenya kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya. Sawuli abwira umugaragu we ati uvuze neza hoshi tugende nuko binjira mu mudugudu aho uwo muntu w'Imana yarari bakizamuka mu mudugudu bahahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma barabaza bati bamenya ariyo
baramusubiza bati yego bamenya arahari. Icyo ni kimwe. Cyangwa mbaze mbisome byose kugira ngo tugende byose nta kibazo. Hanyuma tugiye mu rwa mbere rw'Abakorinto 9 haravuze ngo urwa mbere rw'Abakorinto 9 haravuze ngo ubwo nimo ndavuga kugira ngo abantu bavuga ngo Yongwe yashingiye kuki agira rimwe na rimwe hari ibyo tuba tutazi ko ari ibyaha ariko twagiye Yongwe Yongwe Abakorinto ba mbere ibice byaho ni 9 Abakorinto ba mbere ibice byaho ni 9 haravuze ngo Korinto wa mbere 9 mwihangane gato inze Korinto wa mbere 9 mwihangane gato abadukurikiranye tubabwire ibyanditswe abantu batazajya bagira ngo ituro no gupfa kurisaba gutyo gusa ntabwo ari byo. Abakorinto ba mbere 9 abantu bashobora kuvuga ngo Abakorinto ba mbere 9 yego umurongo wa mbere wavuze ngo mbese sindi uw'umudendezo sindi intumwa sinabonye umwami wacu Yesu namwe ntimuri umurimo wanjye mu mwami. Hanyuma tugende ku murongo wa 9 byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano mbese inka nizo Imana yitaho gusa. Umurongo wa 10 cyangwa se yabivuze ku bwacu ye sugushidikanya byanditswe ku bwacu kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. 11 mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramwo ibyo gutunga umubiri. Abantu banzo hadotinge baraka mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri. Yego aho niho Yongwe yashingiye. Yego aha nari bakurikirana ibi byanditswe. Yego Hanyuma ku murongo wa 12 haranditse ngo abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe nkanswe twebwe ariko ntituragakoresha ubwo butware ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abantu babumvise abandi ko babafiteho ubutware bubasaba igiciro cy'amafaranga. Iyo bavuze ngo dutanga 1000 cy'umutekano nibo bagipresiza ntabwo ari twe tugipresiza. Ibyo wabyumvise neza kandi icyo 1000 ntabwo kiri mu itegeko shinga. Icyo kintu cyumvise ntabwo 1000 kiri mu itegeko shinga. Iyo bavuze ngo 3000 bya mituweli ntabwo 3000 bya mituweli biri mu itegeko shinga. Ahubwo mituweli yo iremewe. Mituweli iravugwa ariko kandi 3000 bya mituweli ntabwo biri mu itegeko shinga nta nubwo biri muri code penali. None se mudugudu araza akavuga ngo dutanga 3000 byamaze no kwemezwa kwanza ku rwego rw'igihugu byabaye 3000 ariko kandi ntabwo byatowe mu itegeko shinga. Kandi none itegeko shinga umuyobozi mukuru wese ku rwego rw'igihugu yaba nyakubahwa perezida wa repubulika baba ba ministeri baba abandi bayobozi bakome iyo basoza ku ndahiro ngo nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko agasoza avuga ngo Imana izabifashemo. Ahantu uragira ngo mbisobanure. Hanyuma ku murongo wa 13 nimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Icyo kintu cyumvise umwami wacu yarategetse Yesu Kristo aravuga ngo abavuga ubutumwa bwiza batungwe n'ubutumwa. Wahumvise sinana kugira ngo wahumvise ahubwo babyumvise abakurikirana Ikaze TV Rwanda n'abakurikirana Baraka TV. Rero ibi bintu reka nze nanone gatoya ariko jeweho ntacyo muri byo nakurikije ibi mvugiye kubw'umwami wacu kugira ngo ubutumwa butangirika. Iyo ni Paulo wabyivugiye. Noneho gatoya nze uhita umpata ibibazo byawe. Abakorinto ba 2:9-6 Abakorinto ba 2:9-6 haravuze ngo
ariko ni sorry abakorino ba kabiri 9 Abakorino ba kabiri ibice 9 Abakorino ba kabiri ibice 9 umurongo wa 6 havuze ngo iki? Haravuze ngo ariko ndavuga ibi ngo ubibanye azasarura bike naho ubiba nyinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Baraka wambaza. Yego. Hari n'ahandi muri mu byakozwe n'umwa Paulo yavuze ngo mbese ntimuzi yuko uyu murimo dukora ari budutunze. Nanone iyo usomye ibice 20:35 h'ibyakozwe n'umwa Yesu Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Aho kugira ngo uhabwe watanga ibyo ufite. Aho kugira ngo uhabwe watanga ibyo ufite. Bitihire icyo dushaka kuvuga rero ni igiki? Sobanuraho dukeya. Bibiliya yatubwiye mu rwambere rwa Samuel igice cya mbere umurongo igice rwa mbere 9:6 Sawuli yari umwana wa Kishi yaratunze ingamiya ziza kuzimira, afata umwana we Sawuli n'umugaragu bajya gushaka ingamiya barazibura. Bageze mu mudugudu umwe bazunga bati nta ngamiya mwatubone, ati ntazo. Hanyuma aravuga ati icyakora muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi n'umuntu wubashwe, ibyo avuga byose bijya bisohora. Hanyuma Sawuli abaza umugaragu mbese twajya kwabamenya ntacyo tumushyiriye. Aha rero sasa niho uzumvaga abantu bagiye kwa Salongo, buriya umupfumu n'umuhanuzi ntaho batandukanira, usibye ko abantu bizanira ibyabo bakazanamo amashyari no gusebanya n'ibiki, ariko umupfumu n'umuhanuzi ni umuntu umwe. Ubu umwe na Salongo, umwe na rutanga rw'amaboko. Kubijyanye n'ubuhanuzi, ijambo umupfumu mu Kigande bavuga ngo mu Kigande umupastori yari arabwiriza umuntu Kristo aramusanga akavuga ngo nabi ndagurira. Mu Kigande baravuga ngo ndagurira ni ukuvuga ngo mpanurira. Noneho mu Kinyarwanda ni mpanurira. Noneho ndagurira, uragura ninde mu Kinyarwanda ni umupfumu. Urumva rero mu yandi magambo ni indimi gusa zisa n'izinyurana, ariko kandi umupfumu n'umuhanuzi ni ijambo rimwe. Buriya umupfumu nibamenya n'umuhanuzi nibamenya. Bibiliya yabivuze ngo bagakora kandi bagakora bimwe. Aho batandukaniye ubu ngubu ko baremwe na Salongo baza wumve aho ndaje gatoya baza wumve aho batandukaniye. Samweli w'umuhanuzi wavuzwe muri Samweli wa mbere, Sawuli yagiye gushaka Samweli, ahura n'umuntu mu mudugudu, aramubwira ati ntangamiya nabonye, icyakora muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi n'umuntu wubahwa, ibyo avuga byose bijya bisohora. Kubera iki rero ndashaka kuvuga ijambo rimwe, sheri wanjye ndi mu kiganiro hari Nyamata. Sorry. So urumva rero bishatse kuvuga iki rero? Madamu waruhamagaye. Ni madamu waruhamagaye ni yubahwe. Bishatse kuvuga iki rero? Aremewe, press aremewe niyemewe. Aremewe na musirikana bivuze. Aremewe. Madamu gureme. Rero Sawuli yagiye gushaka ingamiya yazibuze. Arangije ageze mu nzira babaza umuntu bati nta ngamiya mwatuboneye, ati ntazo nabonye, ati cyakoze muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ibyo avuga byose birasohora. Noneho umukozi wa Sawuli aramubwira ati boss reka tujye kureba uwo muntu w'Imana, ibyo avuga byose bisohora, uba muri uyu mudugudu wasanga tubwiye iby'uru rugendo turimo. Sawuli ati none se turajya kwabamenya ntacyo tumushyiriye? Rero umuntu wese wahaye ituro Yongwe ntabwo yagombaga kujya kwabamenya nta kintu ashyiriye bamenya. Ibi tubivuge rwose, niba itegeko nshinga ritemera Bibiliya no kurahira bavuga ngo Imana izajya ibibafashamo, ubwo icyo gihe na Bibiliya bayijugunye. Ntabwo mbeshya. Ariko Yongwe arashinga kwihesha ikintu cy'undi. Reka bamaze nkubwire. Yongwe ntabwo ari mayibobo. Icyo ni cyambere. Yongwe si mayibobo, Yongwe ni umukozi w'Imana, niyo Yongwe yaba yarateshutse. Reka turebe batubwire bati Yongwe yese korotse umuntu ku modoka. Yongwe yese korotse umuntu ku kibanza. Yongwe yese korotse umuntu mu bundi buryo aho utari guhuza nabo ni ku maturo. Aho tudahuriza ni kwituro.
urabyumvise neza cyakoze niba yongo yarabwiye umuntu ati zana iki ngiki ndagifite nkanjye ariko kuri kariya kavido ko kwa Masengo urashaka ngwino nguhe akavuga ngo ngwino muguhe ngwino nguhe umugabo ngwino nguhe umugore ngwino nguhe inzu ngwino nguhe iki wabyumvise neza aho yaba yarateshutse kubera yuko yongwe si ubitanga banza wumve hari aho tugomba tugira yongwe si ubitanga niyo mpamvu yitwa umuhanuzi ni umuhanuzi uhanurira nde ahanura biturutse ku Mana Imana niyo imuha ubuhanuzi hanyuma bwa buhanuzi akabutambutsa nuvuga ngo yongwe byamunyuramo yaba umuhanuzi uvuze icyo Imana yamubwiye ntabwo akwiye kuvuga ngo ngwino nguhe ahubwo yavuga ngo Imana yanjye nkorera ikora ibitangaza ica muri jyewe ariko avuze nkawe icyo gihe aba yanyuranyije n'ihame rya Bibiliya aba yongereyeho nuvuga ngo abahindutse Imana kari ubikora atari Imana ibikora nyine banza wumve hari naho Imana yabwiye Mose iramubwira ngo dore ngutumye nk'Imana imbere ya Farawo mu cyimbo cyanjye ariko noneho Farawo yagiye Mose yagiye nk'umukozi w'Imana yagiye yitwaje ububasha bw'Imana ntabwo yagiye yitwaje ku bushake bwe ahubwo yarahagarariye Imana na yongwe rero ahagarariye Imana mu isi ni intumwa mu cyimbo cya Kristo wabyumvise Baraka ndabyumva nuko bimeze rero sasa baza wumve Bibiliya iravuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa iyo avuze ngo urashaka umugabo zana ituro urashaka ikibanza zana ituro urashaka iki n'iki zana ituro rihesha umugisha abantu bagiye basobanukirwa ituro n'iki ituro risobanura kubona umugisha ntabwo ituro ari ugupfa gutanga amafaranga kuko ni amafaranga ituro si amafaranga ituro ryaba ikibanza ituro yaba imodoka ituro ryaba igiceri cy'ifaranga ituro yaba amafaranga 5 byaba ibihumbi 5 cyaba inote y'igihumbi cyaba n'umwenda ituro watura ibishyimbo watura imyumbati watura amateke icyo ari cyo cyose ituro wagitura rero ituro risobanura iki ituro risobanura umugisha wabyumvise Baraka ituro risobanura umugisha Bibiliya navuga ngo nimuzane kimwe mu 10 n'amaturo mu bubiko bw'inzu yanjye mureko nazabagomura imigisha yose mukaburaho muyikwiza rero icyo dushaka kuvuga ni iki icyo dushaka kuvuga jewe nanasaba uyu munsi nanjye Claude niba nanjye ndimo ribi mpamagare ariko bakomeze banarekura baza wumve nanjye niba ndimo bafite ibimenyetso bifatika simusiga bampamagare Bibiliya nicyo isobanuye nibahamagare Masengo bamubaze iyi nyigisho yabereye iwawe ni mu nyigisho zo kwambura abantu z'ubwambuzi wabyumvise Baraka ariko ntago yatumiwe wenda byaterwa n'impamvu yamutumiye banza wumve Baraka hari igihe umwigisha aza mu rusengero rwawe akigisha yakwigisha nabi inyigisho zitigishwa iwawe ugafata mikoro mu gihe ashoje mu rwego rwo kudasenya umwigishwa no kutabibura no kudasenya umwigisha imbere y'abakristo ukaba bavuga ati umukozi w'Imana yakoze Imana imuha umugisha ati mushumba ntabwo izo nyigisho twe ntitwari tuzimenyereye ariko Imana iguha umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi twebwe ntabwo twitangisha amafaranga ntitugira gute hanyuma ukabibura inyigisho umuntu yigishije ariko noneho Foursquare ntabwo bafashe mikoro ngo babibure za nyigisho yongwe yigishije yego ubwo bivuze iki nabafatanya cyane niko byubakitse Paste reka turebere aho ngaho oya urabyemera se ntubyemera niba utabyemera tubanze tujye kuri iyo sujet tuyisoze wowe uje iwanjye mu rugo wigishije kwanza uje iwanjye mu rusengero wigishije icyo Imana yagushyize ku mutima ya nyigisho Imana yagushyize ku mutima hanyuma nanjye ndayemeje maze kuyemeza n'ibyo witangishije bigumye iwanjye mu rusengero ntabwo bifashe byose simbigoye ngo bitware ahubwo bigumye iwanjye mu rusengero ya mafaranga ntabwo ari wowe azagira umumaro nk'uwigishije ahubwo agiye kugirira umumaro urusengero rwanjye aho ngaho urumva atari abafatanya cyabo kereka aricyo bamuhamagariye bagamije kereka baramuhamagariye icyo bagamije bimwe mu byaregwa harimo video cyangwa linki y'inyigisho yongwe yigishije muri Foursquare kwa Bishop Dr Masengo bivuze bimwe mu byaregwa no mu byo umuvugizi wa RIB yavuze niko iyo video yakomoye urumva bimwe mu by'umuvugizi wa RIB ya prestige kandi barareka nkubwire ntabwo yongwa aregwa ibintu Dr Murangira atavuze noneho buriya nababwiza ukuri iyo aza ko ibuka kazungu
uribuka ku kirego cya Kazungu Kazungu Dr Murangira Bitsieri yasobanuye ibyaha Kazungu aregwa, avuga ko aregwa ibyaha bigera ku 10. Dr yarabivuze. Rero kuri Yongo yaravuze ngo araregwa icyaha cyitwa kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe ubwesikoro. Noneho ejo bundi inama ya nyakubahwa minisitiri w'ubutabera na nyakubahwa minisitiri w'umutekano Gasana Alfred na nyakubahwa IGP Afande na Muhoranyi Felix na nyakubahwa umuyobozi wa RIB Colonel Jano Ruhunga yasobanuye. Colonel Jano Ruhunga yaravuze ngo duherutse gufata umupasitoro wigishaga ngo zanituro nguha umugore, zanituro nguha umugabo, zanituro nguha ikibanza, zanituro nguha iki. Nimutekereze ko hari ibindi byaha biri inyuma y'ibyo umuvugizi wa RIB yavuze, biri inyuma y'ibyo umuyobozi mukuru wa RIB mu Rwanda yavuze. Ntutekereze ko biri inyuma simari ni muhari se nta muntu tushobora kuzumva arega Yongwe se. Reka tubanza none se utegereje ko umuvugizi nturi umunyamakuru wemera amategeko ntufite ikarita ya RMC, hamagara Dr Murangira umubaze. Urabyemerewe kumuhamagara 100%, urabyemerewe nk'umunyamakuru, umuhamagare umubaze. Ese Yongwe, Pastor Yongwe, kugeza ubu nyuma y'ibyaha mwatangaje RIB hari ibindi bimenyetso, hari ibindi byaha byaba byariyongere kubyo mwatangaje kuri Primo Media TV, muhamagara umubaze. Erega mwebwe turi mu gihugu cy'amategeko kandi tugomba kubaza tukamenya ni ibiki. Muhamagare aragusubiza. Ngengo niba udafite nimero akiranye guhe. Ndayifite. Niba uyifite muhamagare. Kuko turimo turavugira abaturage. Ndaguhi yanjye. Nta kibazo. Ndakubwiza ukuri. Nzamukuremo na Claude. Kubera yuko hari ibintu umubaza uti nyuma y'ibyaha Yongwe aregwa mwatangaje hari ikindi cyaha cyaba cyariyongereye kubyo RIB imukekaho kuko arakekwa na RIB ivuga ko akekwa, ntabwo ivuga yuko yabikoze. Yego. Ndakubwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri. Umuvugizi wa RIB kwa gatanu arahuze. Oya udatangira kuzana ibintu ngo arahuze agize yabikubwiye se natayitaba turamenya ko adahari. Yarahuze. Oya ufite ubwoba ngibwa bw'icyo kumuvugisha se. Niko pastor. Ibintu birakaze rero. Ntabwo ibintu byoroshye. Ni gusengera umuvandimwe. Si yarashobora kuba avuze. Okay. Yitwa Dr Wingu n'umwarimu w'amategeko mu mategeko. Oya no buri kaminuza hose aremewe. Uzi ko yigisha cyane ntabyo waruzi. Oya ndabizi. Ongera irindi rimwe. Ngo. Aremewe. Hanyuma pastor tugomeza twiganirira rero. Hafashwe Yongwe, abantu bati ntago ari Yongwe ukora biriya nta nubwo akabije nuko abivuga ati hari abakabije bafite amahoteli, bafite amaresitora n'ibiki byose ndetse n'ibindi, hari n'abashukana. Yego. Abwira umugore ati kugira ngo ukore deliverance cyangwa se ngo nsengere tunugushyira no kozanga amazi, hari n'ababwira ngo amazi mu gitsina n'ibindi. Abo nabesikoro nyine abo nibo bakwiye gufungwa kuko abo bakwiye gufatwa bagafungwa sinabo kuyinginga. Barahari. Cyangwa se twabaza umwavoka. Oya umuretse nta kibazo. Turamubaza ryari. Turamubaza ikiganiro cyendereye. Oya ahubwo tukiri muri uyu mujyo niwo ukwiye kutubwira niba hari ibindi byaha RIB yaba yamumenyesheje kuko umwavuka agomba kubaza iby'umukiriya wiwe abazwa. Okay, nta kibazo. Maître Mukamusoni Antoinette. Niba atari kuri RIB ko yari yambwiye ko agiye kujya kuri RIB. Ngiye kuri RIB kureba Yongwe. Mu bibazo bya Yongwe. Ashobora kuba ariyo. Oui maître. Mwiriwe neza ndi mu kiganiro ni ikibazo kimwe ndi tukwibariza. Ko ndi mu modoka ubwo ntibyesa koza. Oya nta kibazo ni akantu katari nuzi.
dufite ikibazo n'umunyamakuru wa Baraka TV n'Ikaze TV tukavuga tuti Yongwe twumvise umuvugizi wari batangaza kwesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya ejo bundi n'umuyobozi mukuru wa RIB afande Colonel Jano Ruhunga umunyamabanga mukuru wa RIB yaravuze ngo baherutse gufata umupasitoro wese korukaga abantu mu kavideo akavuga ngo zanituro ngo uhesha umugabo zanituro ngo ikibanza zanituro ubone visa haba hari ibindi byaha nk'umwunganizi wa Harinimana Joseph Yongwe waba wamenyeshejwe cyangwa waba waramenye byaba byariyongereye nyuma y'umuvugizi yaba yaratangaje? Oya ntabyo ndamenya kubera ko ntabwo ndabona dosiye mu maso yanjye nanjye ndi nuvuga ngo kugeza ubu bivugwe ko iperereza rirakomeje uragenda nk'umwunganizi uri tayari muri RIB ariko kugeza ubu dosiye nturayishyikirizwa? ntabwo ndamenya ibikubiye muri dosiye ye. Harya buriya tuzabimenya ibyo ari byo byose mu minsi iri imbere. Muzabimenya mu minsi iri imbere kuko bibaye iperereza n'ibanga. Yego. Kenshi na kenshi twebwe dosiye yose tuyigeraho ari uko igihe urukiko cyangwa se ishinguwe. Niho nshobora kuyibona yose uko yakabaye nkamenya n'icyo nyivugaho. Ariko umukiriya wawe ibyaregwa yawe yarakuguciriye ku mayange? Ni ibyo ngibyo byo kwihesha ikintu cy'undi nyine ukoresheje uburiganya nta kindi kiyongeraho. Murakoze cyane tugushimire Maître Antoinette. Yego. Wabyumvise? Yego n'umwunganizi wa Yongwe mu mategeko yitwa Maître Mukamusoni Antoinette. Twibutsa abantu ko ni umudamu uzi kuburana w'inyangamugayo kandi ibintu bye byose biba biri ku murongo. Hanyuma tunibutsa abantu ko uyu niwe wari umwunganizi wa nyakwigendera Kizito Mihigo atarapfa. So rero urumva ko ari umumetere wakamiritse. Rero nibyo yego Pastor, Justin yakugiza poso? Na camarade. Justin na camarade? Justin na camarade. Wemetswe nabi rwose. Ni camarade wakwimitse? Nande? Oyirumva camarade na Justin arabyemerewe. Nyine nanjye mwohiyongeyemo camarade ndumirwa. Justin revera kandi camarade nawe n'umukirisitu. Buriya kandi Bibiliya avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Buriho camarade nk'umukristo na musirikare w'inyamata nawe yanyimitse kuba potere. Abantu bakwimitse bafite ibibazo zongera ngusengere hanyuma pastor yego nibyo umuntu yibazaga twabigarutseho uburyo Yongwe yafashwemo dusomera na Bibiliya n'ibiki byose reka ngaruke kuri Bibiliya n'abayirishije yego munsi wa none ni bitavugwa ariko bigenda bigarukwa ubwashize niho nari ndi kumwe n'uriya mugabo ukorera Rugari TV yego uyu Asumani niyo nizera niyo nambaza yego ariko mbwira ati wowe nimba nta kibazo uzabigiriramo atuzaze nkubwire ubwesikoro bwa uri uvuye hanze ninde uriya Bishop Rugagi atuzaze nkubwire uburyo bateguraga imbago n'ibiki byose ati byose ndabizi tuzaze mbivugire kuri kamera bindi nta kibazo ufite atuzaze mbivugire kuri kamera yiwa niba nta kibazo ufite ibyo babyita kumena umuceri kandi abashonji bahari yego tuzaze nkubwire niba nta kibazo wumva ufite wowe byakugiraho ingaruka yego tuzaze mbikubwirire kuri kamera yawe yego dukomoza ku mugabo witwa Papa King nkunze guhamagarwa n'abantu benshi cyane aturiya aratubura atarya guhamagara tifata amazi ugenze gutya bikarangira wamuha amafaranga akakuboroka n'abantu bamaze kumumagara bari benshi yego RIB rero yamaze kubyinjiramo ukurikije cyangwa se na Mosika yanshyizeho ikiganiro ti aposto n'umweskoroti kimwe na uyu nguyu Gitwaza nabibonye muri commentaire yanjye na pote Gitwaza bamwisumwe sikoro yego ngaho da bavuga ngo kwibyo bintu ubwo wenda mwisumwe bise naho bahuriye naho wamenya yego babitewe naho bahuriye yego ushingiye kuri ibyo byose kuri abona kubwiye bagenda bakora ibyo ngibyo byose ni cyaka kanya wasaba kuko hamenyekanye uriya ariko hari nibiba mu nsengero wanamugane bititwaho nkuko ujukunda kuvuga ngo haba harimo imbago bazana bateguye ujye nawe ubwawe ntago ari ngombwa ko abantu bamamagara babimbwira nawe ubwawe ujye ubyivugira yewe rero buriya icyo nabanza ku nkosore gatoya hari abantu biyitirira Gitwaza hari abantu bashobora kwiyitirira Gitwaza mu buryo bumwe babona umuntu
rimwe umuntu akaba yafata ifoto ye akayishyira kuri profile cyangwa kuri Instagram yarangiza akandika ngo Apotre Gitwaza noneho yamubara kuri Instagram cyangwa kuri Facebook akagira ngo niwe bahuye akagira ngo yahuye na Gitwaza ariko nyandiko kubwira ibyaje muri commentaire oya nibyo hanyuma uribuka ko na Salongo Rurangirwa Wilson wa Nyamata mu minsi yashize yaratangaje aravuga ati Facebook yanjye yarashimuswe harunyiyitirira ati nihagira umuntu wohereza amafaranga kuri nimero ititwa Rurangirwa Wilson uzamenye uzirwariza bivuze iki rero bivuze umuntu ashobora kwiyitirira Dr Paul Gitwaza azi ko ari Gitwaza bavuganye ariko kandi kubijyanye n'ubwesikoro bukorwa mu by'umurimo w'Imana muri Kigali ni bwinshi abantu bagafata imbago abantu bagafata amafaranga bakatamika mu kanwa abatiuze kuvuga ko bakurogeye mu mafaranga hanyuma uruka amafaranga hanyuma ugire gute mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bivuze iki rero ibyo biruzuye muri Kigali benshi uzababona muri izi nsengero zikodesha wabyumvise neza izi nsengero zikodesha wowe ni gute umuntu yubatse urusengero amazu umwaka imyaka 5 imyaka 10 15 20 aracyakodesha bivuze iki ari wanyandikiye muri commentaire ari mu Bwongereza yarambwiye ati ribu niba ari ibyo ngibyo ishaka izajye mu rusengero ruri Sonatibe munsi y'igikari cya Equity Bank mu gikari cya Equity Bank irebe ibintu bihakorerwa n'abatumirwa baba batumiye ibintu bahakorera ubwo rusengero rwa kwande ntabwo mbizi commentaire isa zingiye commentaire ngiye ntabwo bizi ni umuntu uri mu Bwongereza ari mu Bwongereza ntabwo nshatse kumentioninga izina ryiwe ariko yarivugiye ati muzajye ribu niba ari ibyo ngibyo yego andika Ubwongereza yego ari mu Bwongereza andika Ubwongereza urabona iryo zina nkubwiye noneho urebe message twandikiranye yaravuze ngo bizajye mu gikari cya Equity Bank Sonatibe urusengero rukorera mu gikari cya izarebe inyigisho zihigishirizwa hanyuma yitegereze nibihabera nibwo izamenya ko abesikoro bagwiriye mu gihugu cy'u Rwanda mu nsengero ati zongera igikanombe kuwitwa Pastor Akimu ribi izagereyo izamenya insengero zo mu Rwanda ubwesikoro buhakorerwa ati hari n'undi mu bishop wakoreraga i Remera hafi yo kwa Rwahama yimukiye Kanombe bazajya bareba inyigisho zihigishirizwa niba ari Yesu wigishwa niba ari bitangaza bya Yesu bazamenya yuko Yesu koko mu Rwanda avugwa izo ni commentaire abantu banditse bati bazajye ni Nyamirambo ari insengero ebyiri rumwe mu Nyakabanda urundi muri Nyamirambo wabyumvise neza bivuze iki rero Yongwe benshi bamugiriye amashyari kandi bamwe mu bamugiriye amashyari ni bene abo ngabo kubera iki kubera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi niyo mpamvu tuvuga ngo Yongwe si marayika Yongwe yakosa yakora icyaha ashobora kuba yarakoze n'icyaha ko twese ntabwo tumwita umunyabyaha na ribu ntimwita umunyabyaha ribu ivuga kacekwa natwe tuvuga kacekwa ashobora kuba akekwa nk'uko akekwa hanyuma ubucamanza cyangwa ubushinjacyaha bukazareba itegeko kuko ubushinjacyaha nibwo busoma ingingo z'amategeko ribu irebera mu kugenza ibyaha ishingiye ku itegeko uti ukekwa n'uyu victime ukekwa n'uyu uyu yarakekwa igafata noneho ubushinjacyaha bufite uburenganzira burekura umuntu akajya yitaba cyangwa se bwabona dosiye iremereye bukayiregera urukiko noneho umucamanza akaba ari we mu bya bindi bitwa ngo ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo Yongwe ashobora gurekurwa n'ubushinjacyaha ribi itamurekuye ribi irafata hanyuma ikagenza icyaha igashyikiza dosiye ubushinjacyaha bufite uburenganzira umushinjacyaha bwo kubaza Yongwe akisobanura mu buryo bumwe cyangwa ubundi uraregwa ibi n'ibi hashingiye ku bintu ibi urabiregwa uravuga iki hanyuma yakisobanura umushinjacyaha yakumva bifite ireme bishoboka akamurekura akamutegeka kujya yitaba buri wa gatanu cyangwa se kabiri mu cyumweru cyangwa se rimwe mu cyumweru cyangwa na rimwe mu kwezi byose birashoboka cyangwa se yabona dosiye iremereye akarigera urukiko Yongwe akazarekurwa n'urukiko mwifatwa n'ifungwa cyangwa se niho handi uzumva ngo umucamanza ubushinjacyaha busabiye umufungwa iminsi 30 y'agateganyo ariko kuri Yongwe yo ndayivubye mu izina rya Yesu
yego urayivumye mu izina rya Yesu ndayivumye tugaruke rero nabonye kuri social media mwagiye mubigarukaho ariko nsubizemo ingofero yanjye cyangwa bibyo uyore gutya nibwo sawa gutya nibyo sawa gutya nibyo sawa kubera ko twinjiye muri Bibiliya nahise nubaha ijambo nyikuramo ko nzi ko tugiye mu tuntu n'utundi numvise twerekeye ku bya Bibiliya mpita nkuramo ingofero yego tubigarukeho bwashize muri mwaze muvuga muti ari umuhanuzi ngo witwa Uratojene wita umuhanuzi yego wari kuvuga uti yongwe ihane numara kwihana nutihana uzabona ishyano yego ariko nza kumenya amakuru ko ari kimwamwanya nawe abantu nuko baza gutya nyine tu yego uramuzi inde uramuzi yego ndamuzi numwesikoro naramubonye numwesikoro oya reka mbanze musobanure wowe uraza kwikuriramo niba ari umwesikoro cyangwa atari umwesikoro yego Theogene uburyo muzi nigeze kumubona igihe kimwe avuga ko yabaga mu izindiro akajya gusaba igikoma Pastor Mutesi ku Murindi akajya kunywa igikoma kwa Pastor Mutesi ku Murindi avuye mu izindiro n'amaguru akajya ku Murindi kunywayo igikoma kwa Mutesi oya sindabeshya jewe guse ndabeshya bizatuma umushaka aguha ikiganiro akubaze wabaye mu izindiro wagiye kunywa igikoma kwa Mutesi cyangwa ntacyo wagiye kunywa we yabyivugiye kuri social media abivugira ku Mpemburo TV kwa Vitali icyo gihe yari yakoranye ikiganiro na Vitali narabibonye yego kabiri Theogene ubwa kabiri nigeze kumubona mpuye nawe ibatsinda aho bita mu ibereshi rya batsinda ndi kumwe n'umupasiteri witwa Alphonse hari abantu bari baduherekeje tuvuye mu birori by'umubatizo w'umudivantiste mu ibereshi rya batsinda noneho abagize ibirori baduherekeje Theogene atunyuraho ndi kumwe na pasiteri Alphonse yambuka igasanze nanjye najyaga agasanze icyo gihe nari muri siporo ndetse n'amaguru nanga icyo gihe imodoka nari nanze kuyijyana kuko nari nayisize kuri sitasiyo igasanze hanyuma ubwa gatatu ubwo natangazaga ko mfite ubukwe nagiye kubona mbona nimero ya telefone impamagaye ntari inyifite sanga ni Theogene umpamagaye arambwira ati rero pastor nkubwire aturiya mugore waje kugusebya ni Yongwe wamwohereje cyane ko Yongwe yambereye umwesikoro yambwiye kuriya mugore waje kugusebya ko mwoherereza ituro akamunshingira genda avuga ukuri kwanjye ukuri sinshaka kubeshya icyo ntumvise sinshobora kukivuga namaze none se wowe nta mugore ugira ati nta mugore ngira ndi umudivorce cyakoze koko ibyo yavuze ko ari ukuri ubwo turaza kubireba yaravuze ngo afite umugore buretse turaza kubireba imbere tape par tape hanyuma ndamubaza ntese nta mugore ugira ati nta mugore ngira naradivorosheje ati Yongwe n'ituro nari isigaranye yari incucuye kubera ko yanyemereye umugore ntiyamumpaye namusabye nimero zuriya mugore ngazime twidiringire Yongwe yanze kuzima ndavuga nti ukomeze uvugane nawe buriya arahuze babirangiriye aho noneho nza kuvuga nti aza kunyandikira bukeye hashize iminsi nk'ingahe arambaza ngo ese inama y'ubukwe izaba ryari bwabo ndamutangariza ndavuga nti inama y'ubukwe nyuma inama y'ubukwe igihe kigeze njya ku rubuga naramushyize no ku rubuga icyo gihe ndabyibuka niba namushyizeho sinibuka ko namushyize ku rubuga hanyuma urubuga rw'abantu bajya ku rubuga mu nama y'ubukwe gutwerera cyangwa se gutanga ibitekerezo bimwe na bimwe mvuzaho inama ibera kuri Kamiko nawe wari uhari Theogene yarahari ariko ngira ngo we wari utaranamumenya ko ngusobanukiwe ko ari uriya wari uhari hanyuma uwo munsi nanamucyuye mugeza ikagugu kabatsinda muhari tike imucyura igasanzwe kugira ngo atege moto koge nari nerekeje za Gisozi ngiye gufata y'intwererano nuko ubwo aho niho mberukira nibishaka Theogene no mu bukwe ntiyajemo
hanyuma ejo bundi mbona akavidewo, mbona ikiganiro yakoze, ikiganiro ndakibona, link ndayibona, link nyibonye mbaza Potere Yongwe, ndamaza na Poso Yongwe, wabibonye ko Imana igiye kukwanika? Ati shahi usiranyanika. Ntiwabibonye ko Imana igiye kukwanika? Yongwe ntabwo yigeze anasubiza kuvana mu iyo link. Noneho kuwa kabiri igiye gusura Yongwe Apotere muri kasho ya RIB Kimihurura, ndamubwira nti narakwandikiye, ntiwabibonye ko Imana igiye kukwandika? Ati nari ndi mu masengesho sinabwo nabyitagaho cyane. None se ko hari umuhanuzi wahanuye ko Imana igiye kukwanika, none ikabikwanitse, ibinyamakuru byose bikwa byakose, bimeze biti? Arambwira ati umuhanuzi ninde? Ntuwitwa Nibishaka Theogene. Ati wigasanze? Nti cyane. Aturiya rero ejo bundi yarampamagaye ngo nimuhe ngo nimugurize amafaranga yishyura ubukode bw'inzu, ngo nyiri inzu amumereye nabi. Ati ndamubwira ngo nta mafaranga mfite, aho nari mfite namaze kuyishyura ubukode bw'inzu ya Yongwe TV n'abakozi, nahembye n'abakozi, nta mafaranga mfite. Ati nanjye ibibazo mfite, ati no gufungwa nanafungwa bitewe n'ibibazo nanjye nifitiye. So urumva ko Yongwe yamenye ko azafungwa mbere yuko banamufata. Birashoboka ko yari afite amakuru. Ati nanjye no gufungwa wakumva nafunzwe bitewe n'utubazo nifitiye ko amafaranga. Wabyumvise neza? Abo yaniyamhehe ibintu nk'ibyo nyine by'amafaranga byose urabyumva birimo. Ati nanjye no gufungwa ntafungwa bitewe n'ibibazo nifitiye. Ati hari umuda kuko wakoraga hano wandeze mu karere kwa inspector w'umurimo. Ati ari n'utundi tubazo mfite tuba turi aho ngati nanjye. Ati minsi ikoningwe. Ati niko namusubije. Ati bishatse kuvuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Wabyumvise? Wabyumvise? Bivuze ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Nari umugabo ntihabwa intebe. Ati none rero, ati nanjye ikiganiro nakibonye ntangazwa no kuba nabwira umuntu ibibazo nifitiye, akabijyana mu buhanuzi, yarangiza akabitwara mu buhanuzi, akabyitirira Imana, kandi nge namubwiye ibibazo mfite. Yarangiza akavuga ngo Yongwe Imana kwanditse ngo ndahiye. Ati yarahiraga ibyo namubwiye. Nari nzi ko ari umuntu dusanzwe tuvugana, ntabwo nari nzi ko ari mu bitware mu bwesikoro. Ati ahubwo abesikoro ba mbere nuriya. Ati nani nyiri cyano yitwa Umusaraba TV. Ati bombi nabesikoro. Oya nta buhanuzi bwawe shaka. Ariko nta kibazo da. Imana igwaye ituro. Resa tolebosh. Imana atituntangira. Amen. Imana igwaye ituro. Amen. Amen. Imana ifite PS. Hanyuma rero sasa ndagira ngo mbwire abantu ntabwo Nibishaka Theogene yahanuye. Umuhanuzi se? Reka banze soze kwanza. Yego. Nyuma yaho rero sasa ejo bundi tugiye kubona tubona aravuze ati juste Ezekiel nimutihana Imana bakubise hasi. Juste we yanamubwiye ko agiye gupfa, umugore ko asabiye imbabazi ko ababajwe n'umugore we ugiye gupfakara. Anatangaza ko ukwezi kumwe umwana wa Juste aba amaze gupfa. Ahubwo RIB irabura gufata bene abo batera abandi ubwoba buse kuko ikajya gufata Yongwe ngo yasabye ituro. Urunura ko mu gihugu cy'u Rwanda ngo hagiye kuba. Hanyuma arangije aravuga ngo Nyabugogo hagiye kuba inkambi y'impunzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. RIB abo nibo yakabaye ireba, ntirebe uwasabye ituro. Yego n'uwasabye ituro akarisaba nabi yabibazwa, ariko kandi uhanura intambara, uhanura ubuhunzi, agahanura ko umuntu agiye gupfa, agatanga n'itariki yo gupfa, bene uwo bakwiye kumufata. Yaravuze ngo ukwezi kumwe. Ahubwo ngewe nsabe RIB nibanze ifata uyu Theogene ibimubitse ukwezi bamushyikiriza urukiko, hanyuma ukwezi n'igice n'ibirenga Juste umwana wamaze gupfa bazamurekure nk'umuhanuzi. Noneho ukwezi n'igice nibirangira Juste umwana watapfuye bazamufate nk'umwesikoro nk'umutubuzi, bahita bamukatira agimageragera. Ikindi ndenzaho, ejo bundi Juste akimara kubimenya ko agiye gupfa, abana bakarara badasinziriye, agira gutyo umuntu aramuhamagara aramubwira ati umugore wa Nibishaka Theogene aba mu murenge wa Gatenga, mu kagari ka mu murenge wa Gatenga aho bita Murambi hari hafi ya gari ya Nyanza. Ezekiel na Juste bafata inzira bajyayo, bagera ku rugo umugore abamo. Bahageze barahamagara
bahamagara umudamu bati turi muhiri wawe waba uri he ati ntabwo ndi hafi Ezekiyeli aramubaza ati hari amakuru avuga yuko umugabo wawe wamusukaga inkari mu kanwa asinziriye ati nanone hari amakuru avuga ko yaragiye kukwica byaba ari byo cyangwa si ibyo umugore ati nibyo yaragiye kumwica yaragiye nibishaka ngo yaragiye kwica umugore undi nawe samusukaga inkari mu kanwa wowe ikiganiro kirere kwa Ezekiyeli kirahari cyangwa abantu bajye kwa Ezekiyeli kuri kiranuka ubu urumva tumukore na publicité ni uwacu nawe aremewe bamuhe uwo musanzu rero umugore ari hano i Nyanza ya Kicukiro ku buryo byaramubabaje umugore ari nabyo byatumye adatanga ikiganiro bitewe n'impamvu imwe cyangwa se iyindi uyu mugore ari i Nyanza hano ya Kicukiro aho bita Murambi mu Gatenga hanyuma Zaburi nawe rero Brazil ni gute yumvise umuntu usebya shebuja cyangwa pasitoro we cyangwa umuvugizi wa ADEPR ntabanze ngo amusabe ikiganiro cy'ubuhamya bwonyine bwimbitse icyo kintu wacyumvise Zaburi yaragiye aramubaza ati witwa nde nitwa kanaka ibyo birahagije ufite urugo ati ndarufite ntiyamubaza ati ese madame ari he ko tutamubona ibintu nk'ibyo ufite abana bangahe umugore ari hehe murabana ntimubana kandi uyu nguyu nawe yanahaye iminsi Pastor Ndayizeye izaye yo kuva ku buyobozi hanyuma umuntu wari ugiye kwica umugore we umuntu uvuga ko umugore we yamusutse inkari mu kanwa umuntu uvuga yuko Justin umugore we umwana wa Justin agiye gupfa amuhaye ukwezi n'igice hanyuma umuntu uvuga ko Justin nawe agiye gupfa uwo muntu ni umuhanuzi w'Imana ni uwa satani n'uwiki noneho reka nsaba abantu gewe niba hari n'abatekera urumva icyatubye akora biriya uba abantu barimo baramuhamagara ku bwinshi muhanuzi w'Imana nabi w'Imana muhanuzi w'Imana ntabwo ari ubuhanuzi yahanuye kuri Yongwe yarambwiye ati nkurahiye Imana Pastor Claude turi hano ndi hano muri gasho ya RIB jewe nige wamwibwiriye ibibazo byanjye nifitiye arangije aravuga ngo Yongwe Imana iramwanitse kandi namaze kumubwira ibibazo nifitiye nka Yongwe rero abantu ntibongere kumufata nk'umuhanuzi ahubwo bamufate nk'umwesikoro ushaka indamu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yaravuze ngo Claude ngo twabaye ngo nabaye mu nama yawe ngo ibyavugiye mo ndabizi ngwino bivuge ngo hayi mwitagizwa ngwino bivuge genda nawe ubushaka bikubwira kuko mu nama wari uhari nka Baraka nabeshya uzavuguruza inama wari uyirimo kuko jewe amahire Baraka wari uhari ni nayo mahire unkoresha ikiganiro kugira ngo yaravuze ngo ibyavugiwe mu nama yarahari nawe wari uhari Bishop Brigitte yarahari yavuze ko havugiwemo ibikisi ntabwo ntigeze abitangaza ntabwo abitangaje tugiye kurya se tugiye kurya ikibazo se tugiye kurya reka hano ndakubwiza ukuri rero ngeho ngi ibitoki ibi nibyo byawe ngo yanakaburusheti gihenda kariya kuri mikoro nta kibazo niko gahunda zimeze mwihangane amasaha yo kurya arageze kandi dushonje pe kandi wakoze kubanza kubisengera sha Imana igumugisha murakoze cyane murakoze uriya avuga ikigogwe tucyoherwe ni umwana wavukiye aho bita mu bigogwe ntabwo ari neza nzayisha umunyafurika Pastor umeze ute se meze fresh baragutuka ngo Pastor yariye kuri kamera nta kibazo ntawangaburiye nta n'ubinguriye Munguki Pastor ntawanguriye wabyumvise yego ndabyumva ukuvuga ngo uriya mutipe yatandukanye n'umugore ahubwo nshyiramo nimero ya Justin mubaze itariki yitegura kuguraho isanduku Justin nshyiremo nimero ye ahangaha yishyiremo tumubaze niza kwiyo telefone yanjye tumubaze nuwuhe munsi witegura kugura isanduku twitegura kuba duhari kugira ngo ntituzagira aho tujya tuzaze kugushyingura
nuko sha abaturage baragowe akuriya mwana w'umuhungu azi gusenga uzanye ibi biryo asenze isengesha arabisengeye hariya ku meza ndavuga nti rero ni gahunda nziza mukazi kabe nta bapasteri uziko ariko nanjye ni pasiteri wowe nuko njye sinakira ituro niba utaryakira uravumye uriho umuvumo jisita rero ndamuhamagaye uramuhamagaye Prebe ntabwo ujya igitoki wowe rero nkunda igitoki nakivukiyemo pase twari kujya aho ngaho kuri kamera nanjye nkabyo ariko njye mfite inyinya ntabwo ku gitoki bihura umuntu ufite inyinya n'igitoki ntibihura ntabwo byavamo ariko biraryoshye cyane biraryoshye jisite ndabona atitaba kandi tugomba kumenya igihe tuzamushyingurira ubu tumufite ari umurambo niko umugabo yavuze ndakurahiye ibintu birakaze uriya mukameramani wawe yitwa nde uriya mukameramani wawe yitwa nde yitwa Prince ngashaka ngo umudiyasipora umumaze ikizi Prince arashaka umudiyasipora yo kumara ikizi yo kumara iki jisite rero ashobora kuba ari mu biganiro ubu ibyo ni ibyifuzo yakwifurije ntabwo ari ubuhanuzi bw'Imana jisite ukuri nyako ashobora kuba ari mu biganiro atazatunga hanyuma pasiteri rero turi kurya n'igitoki cyacu tukirya yego ribu aka kanya n'uno munota dusoza tugana ku musozo yego iki wayisaba ko cyaba giti ribu icyo nayisaba ni uko bwana Rukundo Ezekeri nagushyiriyeho ndi mu kiganiro twabonye ikiganiro cyakozwe n'Umusaraba TV ndi kumwe na Baraka TV ndi kuri Baraka TV n'Ikaze TV Rwanda yego ndetse n'Urugendo TV ndakumva cyane umugabo witwa Nibishaka Theogene yagize gutya ahamagara Yongwe mbere yuko Yongwe afatwa ngafungwe yego kuko Yongwe yari ari mu masengesho y'iminsi 7 hanyuma ahamagara ndasubiramo amagambo Apotre Yongwe yambwiye kuri ribu namusuye yarambwiye ati Nibishaka yarampamagaye ngo anguze amafaranga muguriza amafaranga yo kwishyura inzu ati ndamubwira ngo nategereze kuwa mbere atugo sinanzi ko kuwa mbere atugohanyuragamo iminsi igeze kuri 5 atubwiye ngo nko kuwa mbere w'icyumweru gitani ngo naba nayabonye uwa mbere niwe uyu nguyu nyine yari yaraye muri ribu yego aramubwira ati mfite ibibazo by'amafaranga atayara hari namaze kwishyura renti y'ubukode bwa Yongwe TV ndetse n'abakozi n'utundi dukoresho tuba dukenewe atari kwabwira nyirinza akakwihanganira mu cyumweru gitaha nazashaka uburyo nagufasha ati kuko mfite ibibazo no gufungwa bishobora kuba byamfungisha ati hari n'umukobwa wandeze mu karere urumva Yongwe yarambwiye ati buriya aturiya ndamuzi tumaraniza iminsi tunavugana kuri telefone turaziranye ndamuzi ati hanyuma ati ibyo yahanuye rero ntabwo ari ubuhanuzi ati ahubwo nibyo bita ubutubuzi urabyumva njyewe nakongeraho ko ari iterabwoba kuko niba Imana yaravuganye nawe ikamubwira ko Yongwe agiye guhura n'ibibazo yego ntekereza ko yabivuze uyu munsi bukeye twumva Yongwe yafashwe cyangwa se yafunzwe ubwo rero yaba atari Imana yamutumye kuko itigeze iha Yongwe igihe cyo kwihana kuko muri message yaravuze ngo nibatihana ubwo itatanze igihe cyo kwihana rero ntabwo nahita mvuga ngo ni Imana ubwo Imana ye yaba ari impubutsi yabihutiraho kandi nibishaka uwo ngumbwira ndi mu bantu bageze kuri teri yaho umugore wiwe witwa Doroteya Doroteya nahakana izina ryitwa Doroteya ko atari umugore we
ubwo ngiye bazamfate ko nabeshye. Namenye yuko yagiranye ibibazo n'umugore we guhera 2017. Yego. Ndetse ni nabwo yataye umugore we aragenda. Uyu mugore amutana abana babiri. Ntazi ngo babayeho bate, ntazi ngo barya iki. Yego. Ibyo ni ibibazo. Icya kabiri, nagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'itorero ryitwa Methodiste Libre ryahasengera. Methodiste ya Gikondo cyangwa Methodiste ya Sonatube? Kicukiro Sonatube. Yego. None iyi Methodiste mwarimu twavuganye ambwira ati twabatumiye muri biro, ahava kubunga we n'umugore byananiranye, avuga ko agiye kumutema, ari burara mutema. Muzamumbarize ahubwo niba icyo cyaha yaba yaracyatuye cyo kwica umugore. Yego. Umugore wiwe mu byo twagerageje kuganira mfite record mubare. Yego. Ndetse bamwe na bamwe muri social media baravuze ngo igihe cyose baba bakenewe ngo bazaza bitangiye ubuhamya. Turabashaka babwire baza. Hanyuma yasimbutse impfu za nibishaka Theogene, izo azi nenye. Yego. Urwanyuma nurwo yagiye gufata icyuma mu byombo ngo agitere umugore amusanze mu buriri. Umugore akizwa n'umukozi, barwanira ku rugi, umugore arasohoka arirukanka amucika atyo. Ubwo rero nibaza niba umuntu w'umwicanyi yakongera akagaruka agakoreshwa n'Imana. Ikindi cya kabiri, ndabaza Imana yiwe iremye inkambi Nyabugogo. Bwana Ezekiel Rukundo, twabonye nibishaka icya mbere yaravuze ngo Nyabugogo igiye guhinduka inkambi y'impunzi. Yego. Aha tukibaza ni iki cyaba giteye ubuhunzi mu banyarwanda. Avuga ko ngo abanyarwanda bose bagiye kwicwa n'inzara hanyuma bagahunga. Nta munyarwanda uhunga inzara, ahubwo ajya guhaha. Kuko niba ari inzara yabije mu Rwanda, Nyabugogo hose mu Rwanda se? Ni mu Rwanda. Ubwo se bazashyira inkambi Nyabugogo niho hari ibiryo? Yavuze ko ahaye ubutumwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abaguverineri bose ko nibatitegura ko Nyabugogo igiye kuba inkambi. Aha tukibaza Nyabugogo ubwo niba ari abaturutse Burasirazuba bazaba bageze Nyabugogo, niba ari abo mu mujyi wa Kigali bose bazahurira Nyabugogo bakarema inkambi. Ntabyo turibaza kugeza ubu, n'abanyamakuru bamubaza ntabwo bagusha kuri iyo ntego, ahubwo bagenda bagiye kwifatira ifoto yiwe gusa. Ikibazo ndi kwibaza, yego, ubuhunzi niba bwaba ari ikibazo gitewe n'inzara, ni ukuvuga ngo na Nyabugogo iyo nzara yaba ihari. Nta wahungira Nyabugogo kuko naho nta biryo bihari, nta mirima tuhazi. Tuhazi gare ya Nyabugogo ihuza intara zose z'u Rwanda. Ubucuruzi buhari ni nk'ububa n'ahandi hose. Rero iyo nkambi y'impunzi ya Nyabugogo, njye nasaba inzego zibishinzwe zikamutubariza iyo nkambi y'impunzi neza, kugira ngo nanjye nzabe njya gufatayo ihema ryanjye hakiri kare, kukumva hazahungira abantu benshi. Uri kumva? Icya kabiri, niba ari inzara, abantu bajye bareka kugendera ku marangamutima y'ubuhanuzi. Abahanuzi bahanuye mu minsi yatambutse, ibyo birahagije. Uyu munsi wa none yigendera kuko ikiro cy'ibirayi cyageze ku 5 cyangwa 2. Yigendera kuko umuceri wazamutse. Yigendera kubera ko essence yazamutse. Imodoka nayibagiwe ubu ngubu. Ese niba ndamubaza anansubiza, kuba inzara yaba mu Rwanda, Imana ibifitemo iyihe nyungu? Icya kabiri, abanyarwanda twe tubifitemo iyihe nyungu cyangwa ikindi gihombo? Ese we nk'umuhanuzi afite iyihe nyungu kuri iyo nzara? Icya mbere, buretse gato unsubirize rimwe. Yego. Yavuze yuko Justin agiye guhura n'ibyago by'urupfu agapfa, ndetse n'umwana we, ndetse umwana yamuhaye, n'umwana yahaye ukwezi n'igice. Ni Justin yahawe ukwezi n'igice. Aha tukibaza tuti abanyarwanda, isi yose yumvise ko Justin agiye gupfa,
ukwezi n'igice. Uyu munsi wa none Justin yifasha ate, abyifasha mate nk'umuntu mu buzima bwa buri munsi mushobora kuba muri kumwe? Umudamu wa Justin abifata ate nk'umudamu ugiye gupfakara, warumvise ijambo nk'iryo ko agiye gupfakara? Abana ba Justin babyakiriye bate uyu munsi wa none bumva ko bashobora kuba bagiye gupfa? Barara basinziriye cyangwa barara bari maso? Ni iki wasaba inzego z'ubuyobozi zifitiye ububasha? Ari Yongwe wafashwe kubera ituro n'uwavuze ko Justin agiye gupfa hawe ukwezi n'igice, ubwo buhanuzi bwa ari ubuhanuzi bwa Yongwe n'ubwa Justin RIB kwe gufatana? Icyambere Yongwe kuba imufite ntabwo tubwiye RIB ngo nimurekure, ni mukurikirane kuko ni urwego rw'amategeko rukora abanyarwanda. Ariko ejo nirirwanye na Justin, nagiye kwa Justin kumusura. Amakuru ahari ni uko umwana we w'umukobwa ari we dukeka ko yaba yaravuzwemo, ni uko yagize ubwoba, ubu ngubu ari kwa nyirakuru. Yagiye kwa nyirakuru. Ikindi Justin birumvikana nk'umuntu babwiye yuko ukwezi n'igice agiye gupfa, birumvikana hari uburyo ari kwitwara, hari n'uburyo atari kubyiyumvisha. Abati ariko birashoboka ugasanga arimo ariha n'ingero zifatika ati na Babapast Theogene nyakwigendera aza kubimenya aho araba yariteguye. Justin yatangiye ibintu yo gusaba imbabazi, kwiyeza, buri kanya nyine urabona ko nawe ubwe ari kwikanga urupfu isaha n'iza. Uko niko kuri nkubwiye, mu biganiro gukora ari kwikanga urupfu. Ariko tukimara kugera kuri tele yumvise amateka y'uwo mugabo, akumva n'ibikorwa bibi bimuvugwaho, yahise bati ndabyumvise aho urupfu ruzavuye umugabo niwe uzanyica. Mbese muri make afite ubwoba ko ari nawe uzamwiyitira, kuko niba umuntu akubwira ngo ugiye gupfa kandi ukwezi n'igice abazi ahantu urupfu ruzaturuka. Icyo ngicyo nicyo cyagakwiriye gutuma inzego zimukurikirana zikatubwira urupfu Justin, akatubwira urupfu Justin azapfa n'igihe azapfira, kuko hari umuhanuzi umwe wigeze ahanura, aravuga ngo abwira Ahabu, Ahabu ahita ategeka ati bagushyire mu nzu y'imbohe. Ibyo wahanuye nibidasohora uba urimo, nibinasohora ubwo bazakurekura urimo. Ariko ubu yakagombye kuba arimo, tukarindira uko kwezi n'igice kugira ngo twirinde ko yabona kwa kwezi n'igice kugiye kugera, akaba yagaba igitero shuma kugira ngo yice Justin. Namara kwica Justin bizitirirwe yuko Imana yari yabivuze. Yego. Bakabaye kuba bamushyizemo ndetse bakanareba n'abantu bicaranye kugira ngo bapange ubwo buhanuzi, ko noga numva ari ubuhanuzi. Kubera iki ari Reverend Pasteur Niyonzima Claude, kubera iki ari Apotre Yongwe, kubera iki ari Ezekiel, kubera iki ari Justin, bagomba kubera iki ari abo bagomba guhura n'ibyago? Yewe yatangaje ko ngo nimuvugaho ngo yarari mu nama y'ubukwe bwanyenga ibyahavugiwe arabizi. Amahirwe mfite Baraka Rubeni niyo saba yarari mu nama y'ubukwe uwo munsi. Icyo cyo ntacyo kivuze ko ubukwe bwaratashye, kandi ibyo yabutangazaho bwose ntibyakwica ubukwe. Niyo baravugiyemo ko nari mfite abafiyase, ntacyo ubwo singi mfite abafiyase, mfite umugore. Niyo bari kuko sheka agiye kuvuga ati ubukwe bwa Claude harimo ikigerenade wenda mbarige ukizimya nticyaturika, kandi cyari cyazanywe na Claude. Ibyo nibyo byagira imbaraga. Reka gukina n'abana, bari uriya n'umwana mu mutwe afite igikoma mu mutwe n'ikirashiramo. Amakuru mashya mfite nuko icyagambira ngo arashaka umugore w'umudiaspora. None se hari ubuhamya bwa mbere uyu munsi wa none ni iki Justin arimo arakora tunasoza? Justin urumva ziko nimugora twitwuganye dupanga ko turi buza aho ngaho. Icyambere Justin nyine urumva yahungabanye. Mu guhungabana uyu munsi amakuru mfite nuko yiri wasenga. Icya kabiri ni ibintu byamugizeho ingaruka, arimo ariza umuntu nta n'umuntu ushobora no kwifatanga navuga ati rero Justin namenye ko ugiye gupfa, akirambe nguhaye 5,000 ugura ururabo cyangwa se uburya uzapfa ufite umubiri. Ni ukuvuga ngo inzira zose za Justin zafunzwe. Hari n'umuntu wari umufitiye gahunda y'akazi, uwo nguwo
yamubwiye ko akazi ngo kabaye gahagaze ngo mu gihe urupfu rutarasohora kuko ngo sinakoresha umuntu nyuma y'ukwezi kumwe azapfa. Bo reka njye ntagaze rero kuvugana Juste nyirinzu. Yego. Nyirinzu yamusezereye aramubwira ati rero aho kugira ngo ejo utazapfira mu nzu yanjye ukazasanga baje gukora iperereza uranyumva uri kunyumva ugasanga baje gukora iperereza bakavuga ngo hari ninjye wakwishe. Ayo niyo makuru mfite uko Juste yasezerewe kuri nyirinzu. Urumva kumusezera ntafite yo guhita yishyura inzu ngo ajye mu yindi nzu azapfiramo. Uri kumva ni ibintu byagizeho ingaruka Juste. Reka tuhamagare umuvugizi wa polisi tumubaze iyo umuntu atangaje ngo ahaye umuntu ukwezi n'igice akaba apfuye, tumubaze amategeko abivugaho iki. Twumve mu ruhango hari umuvugizi wa RIB. Oya na polisi niyo ishinzwe gukumira ibyaha bitaraba, icyo bita muri policing. Hanyuma ari tumubaze RIB ikurikirana icyaha, hanyuma polisi nayo igakumira icyaha kitaraba. Yego. Tugiye kusaba Baraka muvugishe nk'umunyamakuru wo muri RMC ubyemerewe n'amategeko. Hanyuma atubarize umuntu yarahanuye avuga yuko umugabo witwa Kanaka amuhaye ukwezi n'igice kuba apfuye. Uyu munsi wa none abana be bafite ihungabana n'umugore afite ihungabana ko agiye gupfakara. Ubuhanuzi nk'ubwo polisi yo mubwumvise mu bukora hiki mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Hanyuma Ezekiel reka tugushimire, ubwo bikurikira ni mu kiganiro. Icyo dusaba inzego zibishinzwe zigerageze natwe ziturengana. Urumva umuntu wacu afite ihungabana, niba ari ibintu byamukozeho ingaruka na nyirinzi akaba ari kumusohora ni ikibazo. Yego murakoze. Urakoze, reka tugushimire Ezekiel. Yego murakoze. Merci beaucoup. Albert Niyonsaba waduhamagara umuvugizi wa RIB wa polisi ubutaha. Hanyuma dushoje tutavuze haricyo nifuza kuvuga kubijyanye mu murima w'Imana. Abantu ntabwo abakozi b'Imana benshi ntibakundana. Uribuka nk'ikiganiro twakoranye na Salongo i Bugesera hano mu karere ka Bugesera. Yabaye uwa mbere mu gutanga imfashanyo isapotinga Apotre Yongwe kugira ngo umwavoka abone uburyo yideplasa essence ku rukiko, kuri RIB, mu bushinjacyaha, mu biki ibintu nk'ibyo mu gihembo cy'avoka. Abapastoro benshi bazi ko Yongwe ari umukozi w'Imana mugenzi wabo, barabwira Yongwe yajyaga avuga kuri Salongo bati uvuze neza udukute Salongo, ahubwo RIB nimufunge, RIB nigire gute, Yongwe uvuze neza mu buryo mwe cyangwa se ubundi, aho kugira ngo basapoti igitabo cyiswe icy'Imana. Yego. RIB ne bihagurukire kuko abantu bo kubera ko ibibazo bungu abantu bafite ni bibasunikira kumva bo bakuye ibisubizo byabo. Yego. Niyo umuntu yabuze uburyo ajyana umwana ku ishuri kujya ahantu bamubwira ngo umwana warize, umwana wagiye muri Amerika, aho hantu azajya yirukana. Ese Baraka, uri umukristo wowe gendi pasiteri, hari ibyo nibaza amaze iminsi nibaza nawe ubyibaze nk'umukristo, kuko uri umukristo ni wowe ubwirwa, ni mwiyo twigisha mwebwe rimwe na rimwe muturusha n'ubwenge bw'ubumenyi bwo mu mashuri, natwe tukagira ubwenge bw'isi y'umwuka wera. Birakwiriye ko umupfumu afasha umushumba, umukozi w'Imana, hari abandi bakozi b'Imana bagenzi be ntacyo barakora. Ibyo bintu tubyibaze, byarambabaje, byarandijije mpaka kugeza ubu. Ndacyanarira. Ihangane. Imana yo mu ijuru rero tubwira abantu bakore subscribe, ntabwo turi buvuge ngo babyihore nkuko Gasuka ajya bivuga, ahubwo reka tubabwire ngo nibakore subscribe, hanyuma bakore like, bakore na share. Imana ibaha umugisha mu buryo mwe cyangwa se ubundi, ariko tubabwire ngo Yongwe yaranyibwira ati kuri social media genda ubwire isi yose, ntabwo uriya yamanuriye, ahubwo yumvise amarangamutima ye, yavuze ibiturutse ku ntuzi ibyo namubwiye, kuko yasabye amafaranga yo kwishyura inzu, mubwira ko ntayo mfite ibibazo, nanjye abakozi bamwe na bamwe bari mu barandega no gufungwa nafungwa. So rero ntihagire wongera kumufata nk'umuhanuzi ngo agire uwatuburira, agire uwapfundikira, agire ibiki n'ibiki. Niba wumva ashaka umugore mu diaspora, nyamuneka ukaramuka wirahuriyeho amakara, uwo muri uzawote wenyine. Murakoze bayi. Yagiye kwica umugore we. Murakoze bayi.